monde niyemere Palestine igende independence yayo. Le monde niyemere amateritwari Israel yafashe ikayomekaho bayasubiza ibihugu byayo. Uri ko intambara zitazahagarara. Ariko ntawe ukeneye ko intambara ihagarara. Israel bayimbaraga zose bakayiha intwaro zose yica abarabu. Abarabu bapfuye c'est pas un problème. Hanyuma rero wavuga ngo umwanzi wa Israel itari na Israel baba babigisha kandi naho yaba Israel muri Bible n'aba Israel byose abantu barangana imbere y'Imana. Isi ni imwe, nta butaka butagatifu bubaho, kereka n'ubutaka butagatifu ari umena amaraso gusumba ubundi. Israel ntabwo ari twe n'abayahudi gusa, Israel na Israel ndetse n'amatribu 13 bazana bariya babita abayahudi, abenshi 90% n'abarusiya abandi n'abatiri. None iyi ntambara nk'ubu umuntu yavuga ko isanzwe iri guhuza Palestine na Israel n'uburyo bari guhangana na Libani na Iran, umuntu yabihuza cyangwa yiriya yo muri Palestine tabana muri byari kuba? Oya, nta kuntu utabihuza, nta n'ukuntu. Iyo uvuga ngo intambara itawagira ngo ibaye ubwa mbere kuva muri 1967 nta n'imwe hari atabaye intambara. Iyo wita Palestine ntayibaho, ni igihugu kitabaho kidafite independence. Biragoye kubonera izina, kubona bamwe urabaha ibiryo badafite n'umwanya wo kubaha abandi, kandi kundi ruhande batanga imbunda zo kubica. Sinzi ko nabyita, sinabyita diplomasi, sinabyita n'uburyarya bukabije, ariko nabwo sinzi ko nabivuga ko n'ibintu bitanihishe basi umuntu abona wari wese arabona ko nta logique irimo. Uraha abantu ibiryo bari mu makanzu déplacé, ariko urahaba ababica izindi mbunda zo kubica davantage. Ni nko kubarangaza, ni nko kugira ngo batamenya uwica ari we. Iki kinyoma rero uko giteye, uko abantu benshi bavuga, mu minsi ya nyuma umuyobozi w'Uburusiya azashoza intambara kuri Israel. Iyo ntambara ikazabera ku musozi wa Golan. Iran, Turkiya, Libya na Sudani bizahuza imbaraga n'Uburusiya mu gushaka gusenya Israel. Uburayi na Arabia Saudite bizacyaha Uburusiya ariko ntacyo bizatanga. Ibitero byowe n'Uburusiya bizagabwa n'ingabo nyinshi cyane bitere Israel. Nta gihugu na kimwe ku isi kizabasha gutabara Israel, uko niko abanyabinyoma bavuga. Ubwo bizagaragara ko Israel nta gifasha. Nimara kugaragara rero ko Israel nta gifasha, nibwo Imana izaseruka ikiyerekana. Imana izatera umutingito ukomeye cyane hamwe n'indwara zikomeye cyane ku bazabarwana. Uko niko abanzi ba Israel bazasubiranamo ubundi bashwanyagurane. Abashidikanya imbaraga z'Imana babyibonera n'amaso yabo uko irinda igihugu cyayo cy'isezerano. Ibyo ni ibinyoma abantu babwiwe, niko abantu babwirwa, ariko se ukuri ni ukuhe? Reka tukwinjiremo turebe noneho amaherezo y'iriya ntambara. Nkaba rero nongeye kubaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jean Muhirwa. Reka twinjire mu kuri kw'ikibazo turebe uko ibintu bimeze. No kubera iki ibintu biri kuba uko bimeze? Ibiri kuba byose bigamije gusenya Amerika ku bushake kugira ngo ubuyobozi busubire mu Burayi. Wibuke ko Amerika yakozwe n'abanyaburayi, empire y'abaroma imaze kugwa, none ko bubatse Amerika. Ubu noneho bakabona ko Amerika igomba kugwa, bari kwigusha ku bushake kugira ngo ubuyobozi buzongere busubire mu Burayi, akaba ariyo gahunda barimo. Ariko bakoresha Israel ko banayiremye mu 1948. Wibuke ko nkubwira ko Kristo ntabwo yigeze agaruka mu 1948. Kubera iki rero babikora? Nuko ubwoko bwa Yuda buri muri Amerika bari abirabura bamaze gukanguka, bakaba bari kwigisha ukuri. Noneho ikigamijwe akaba ari kuzashaka ukuntu babiraramo kugira ngo babarimbure ukuri nikumara kumenyekana. Uko kuri rero nikumara kumenyekana, abantu bose bigisha ibinyoma n'insengero zose n'amadini bizagwa, kubera ko Imana imaze kugaragaza ubwoko bwayo ko ari abayuda bari abirabura bari muri Amerika hamwe n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika. Iriya ntambara rero izafata intera. Noneho Israel yamara kuyataka nibwo Amerika nayo izazamo, ariko biriya bihugu nabyo namaze kuvuga, za Iran, za Libya, za Turkiya, biriya bihugu byose n'Uburusiya bize hamwe bikora intambara, aribyo bizaganisha ku ntambara ya nyuma ya Armageddon, aribwo
Kristo nawe azaza nyuma aje kurimbura Sekibi, umwami w'umwaga uzaba amaze kwimika. Ibintu ni birebire cyane, turaje tubyinjiremo dutangire tubisasire, noneho turebe aho bigana. Aho bigana n'ahandi ni ugushaka gusenya Amerika bakayisenya ku bushake kugira ngo ubutware buzasubizwe mu Burayi, aribwo bazabona gukora antikristo. Iyi ni intangiriro yabyo, reka tubyinjiremo noneho turebe koko ukuri nyakuri ni ukuhe kuri ibi bintu. Tugiye kuganira rero ku buryo nufungura televiziyo yawe cyangwa ugafungura amakuru ukumva ibyo bakubwira, warangiza ugafungura na Bibiliya uhita ubona ibiri kuba. Reka dusome muri Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Imana yabwiye uko ibintu byari bimeze. Amosi 3:1, Imana ihana Isiraheli uko byagenze. Nimwumvire ijambo Uwiteka yabavuzeho mwa Isiraheli mwe, abo umuryango wose navanye mu gihugu cya Egiputa. Imana iragira iti, nimwe gusa namenye bo mu miryango yose yo mu isi, nicyo gituma nzabahanira ibicumuro byanyu byose. Ibi ngibi rero bikaba bigura mu gutegeka kwa kabiri. Imana rero yababwiye iti, nimukora gushaka kwanjye nzaba Imana yanyu, ariko nimuntatira nanjye nzabaha umubisha abarimbure. Niko byaje kugenda. Ibyo ni ibintu birebire navuze igihe kirekire, ariko reka turebe. Abantu benshi bibwira ko ari intambara hagati ya Isiraheli yayijyanye hariya hamwe na Palestina, ngo bakaba barwanira kiriya gihugu kugira ngo bazagifate, ariko ni ibintu birebire abantu benshi batabwirwa. Wibuke negeze kwerekana ukuntu Isiraheli bashaka kuzahinganisha. Bashaka kuzahinganisha nko muri Bibiliya uko Imana ivuga Isiraheli izaba ingana, ubwoko bw'Imana nibutahukanwa buvuye mu mpande enye z'isi. Uko rero bari abantu bahageze mu 1948 bavuye mu Burayi, abenshi ubundi bava muri biriya bihugu bya za Polonye, turiya duhugu twahoze ari amakoloni y'Uburusiya n'abandi bafite inkomoko mu Burusiya, noneho bakaba bari mu bwoko bita Khazar. Khazar cyari igihugu gikomeye cyane, cyakoraga intambara n'ibihugu byose byari bituranye harimo n'Uburusiya. Baza gutsindwa bajya mu Budage, bavuye mu Budage ari uko uriya muhungu abirayemo akabica, nibwo bashatse ukuntu bajya muri kiriya gihugu. Wibuke nakweretse gahunda n'umugambi wari uhari wo kubajyana muri Madagascar. Ndaje mbikwereke iyo gahunda yabayeho. Barababwiye bati, mutuvire hano mu Budage mugende tubajyane muri Madagascar mubeyo umudendezo. Bashatse no kubajyana mu Bugande, bashaka kubajyana hirya no hino, biranga aribwo mu 1948 babajyanye hariya bita muri Isiraheli. Dukomeze rero turoko byagenze nuko Imana itubwira n'impamvu iyi ntambara iri kuba, noneho dushungure turebe koko ibijya mbere. Ijambo ry'Imana rero rikaba ritubwira ko nta mahoro agomba kuba muri Isiraheli, ubwoko bw'Imana bukigowe. Ubwoko bw'Imana buracyagowe, butataniye hirya no hino, ariko Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo ikaba iri kurwana, iri kwivuna abatatanyije ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu iriya ntambara iri kuba, ariko iteka iyo hagiye kuba ibintu byinshi bituma abantu bakanguka, batera ibindi bintu birangaza, ngo ngaho ba PDD, ngo ngaho ibiri kuba hirya no hino, bakarangaza abantu kugira ngo batareba ibiri kuba, noneho batangire kubaza ibibazo ibintu biri kuba ni ibiki. Ariko Imana rero uko ikora, Imana irakureka ukabeshya ugakora ibintu byinshi cyane, ariko Imana ibigutegeye ahantu utazikura. Ibiri kuba kuri bariya abantu rero urabona ko bateye ibihugu byinshi, basenya ibihugu byinshi cyane, ariko urabona ko Irani iri kubahagama. Iri kubahagama kubera iki? Kubera ko n'ubuhanuzi bugomba gusoza, kuko Irani nayo izi neza ko byanze bikunze yarwana itarwana barashaka kuzayisenya. Nakoze video y'ubushize nkubwira ukuntu bashaka gusenya Irani, umugambi bafite muremure wa Amerika, batoye n'umwanzuro byarangije gutorwa. Ariko noneho kubera ko Irani yabimenye kera, niyo mpamvu ubona itanguranwa kugira ngo noneho nibashaka no kwitera, ahubwo izaba yabanje kubatanga kugira ngo noneho itazaba nk'iri kwirwanaho, ahubwo noneho intambara izahita yaguka, izemo Burusiya, izemo za Amerika nyuma, noneho na za Korea du Nord z'amajyaruguru, byose bizemo abariko bazakorera intambara yaguye. Ariko bigamije nuko amaso yose tugomba kwihanga kuri ubu butegetsi bugiye kuza muri Amerika, yaba amatora, nimba amatora azandaba, ko benshi ntabwo bazi ko amatora azahasigaye ukwezi kumwe konyine kugira ngo tumenye aho ibintu bigana. Byose amatora yo muri Amerika namara kurangira cyangwa se akaburizwamo, ashobora kuba cyangwa akaburizwamo cyangwa akibwa. Ibyo bintu bitatu navuze muri video z'ubushize urebe, kuko hari gahunda yuko
nkuko nakubwiye ko Amerika nimara gusenywa uko izasenywa igacirwa ingufu nuko ubuyobozi buzabubayeho cyangwa se bavanyeho ubuyobozi, kuko wibuke Amerika kugira ngo ihangane, urabona ko Amerika isa nk'icecetse yihishe inyuma itari kugaragara, ariko umugambi uhari nuko niyo iri kurwaniza intambara irwaniye inyuma ya za Israel. Ariko Iran, Uburusiya na Korea y'Amajyaruguru byose birabizi, byiteguye Amerika, ntabwo bitekereza kuri Israel, ahubwo Amerika niyo kuko niyo izaza nyine, niyo empire igomba kugwa kugira ngo ubuyobozi busubire mu Burayi, bazakore izo gahunda za Antikristo. Ibyo duhora tubabwira rero ko ibitabo byinshi babivanye muri Bibiliya abantu babyumve. Reka nze ngusomere muri iki gitabo cya Apokalifa muri Ezra wa 2:15-35 urebe ukuntu ibishirira by'umuriro byatse kuri uwo mugoroba byari byarahanuwe. Iyi ni Apokalifa bavanye hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Ezra 2:15-35 katurebe. Icyo gihe bazakoranya intwaro nyinshi zikomeye cyane, icyo gihe bazatsa umuriro uzawaka cyane inyenyeri zigwa ku isi ziva mu kirere. Izo nyenyeri zabo zizaba zifite izindi zizimya, ariko icyo gihe umuriro uzaka kubera inyenyeri zizaba zimeze nk'iziri kugwa, ibishirira bizaba biri kugwa ku isi. Ibi bintu Ezra yarabyeretswe. Wibuke ko nakweretse ubundi buhanuzi bwa Ezra mu minsi yashize. Iki gitabo bakaba barakivanyemo kivuga neza uko impera y'isi izaba imeze, uko bizagenda. Niyo mpamvu ibi bitabo babivanyemo kugira ngo abantu badahuza ibya kera n'iby'ubu noneho ngo babihuze. Ari nayo mpamvu ubona bafashe Bibiliya bakayivugisha ibyo bashatse. Izi ntambara zose ziri kuba zarahanwe muri Apokalifa zirimo ko amahanga n'amashyanga azaterana akatsi ibishirira bikaza bihanuka nk'inyenyeri. Ibyo bintu mwarabyiboneye ejo bundi, ariko ni intangiriro gusa. Reka dukomeze. Izo ntambara zose rero bazikora kubera ko bazi ko bagikandamije ubwoko bw'Imana bukigowe, kuko bazi neza ko ubwoko bw'Imana nibumara kumenyekana bukajya hejuru, abazungu bose bazajya hasi, Abarabu, abandi bose, Abahinde bose bazajya hasi, ubwoko bw'Imana bw'abirabura bujye hejuru. Ubwoko bw'Imana nibumara kujya hejuru ntacyo bazaba bakirwanira, kuko umuyobozi azaba ari ubwoko bw'Imana. Nawe ibaze nawe, Afrika ifite ubutunzi bwose ariko bakatwita ngo turi abakene. Kubera iki? Ibyo byose byakozwe kubera ubushake bw'Imana kugira ngo iziyerekane mu bihe bya nyuma, ko nubwo batwise ko turi abakene, batwita ibintu byose, ariko Imana nitwe yakunze. Wibuke mu byahishuwe 2:9, ibyahishuwe 9, ndabizi neza, nzi imibabaro yanyu, nzi bariya bita ubwoko bw'Imana bavuga ngo nibwo bwoko bw'Imana ariko atari bwo bwoko bw'Imana, nzi amaganya yanyu. Reka nze mbigusomere kugira ngo utagira ngo ndi kubihimba. Ibyahishuwe 2:9, reka turebe 2:9. Nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nubwo utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo. Nubwo utukwa n'abiyita Abayuda ariko atari bo, ahubwo ari amasinagogi ya Satani. Wibuke ko bari abantu biyita ngo nibo Abayuda, ngo nibo Abayuda, ariko Imana hano iravuga iti, reka nongere mbigusomere. Ibyahishuwe 2:9, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Reba ukuntu Afrika itunze, bakatwita ngo turi abagorwa, turi abakene. Nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita Abayuda ariko nyamara atari bo, ahubwo ari amasinagoge ya Satani. Urabona ko ibi bintu biri muri Bibiliya. Iyi ni Bibiliya, ibyahishuwe, igitabo cya nyuma. Ntabwo bavuga ngo ni ibintu mpinge. Ibyo ni ibintu byinshi utazumva mu nsengero. Abo bantu biyita Abayuda, Abayahuda atari bo, ariko ari amasinagoge ya Satani. Urumva ukuntu ijambo ry'Imana rikomeye hano. Ni gute bihura? Bakaba bari mu masinagoge, bakaba biyita Abayahuda, bakaba bakwita abakene, bigahura n'ibyahishuwe 2:9. Imana rero kugira ngo idusuzutware, nuko biriya bihugu byose yahaye imbaraga kugira ngo bidukandamize, biduhane kubera ko twanze kuyumva, igomba kubanza ikabisenya. Biriya bihugu byose Imana yahaye imbaraga
yabihaye imbaraga. Wibuke muri 70 bamaze gusenyera urusengero rwa kabiri, abaroma bamanuka, Imana yaravuze iti nimubona baje ndabateje muziruke muzahumwe. Nibwo bahungiye muri Afurika, baza muri Afurika ariho buriya bwoko 10 bwaburiye, nyuma baza kuvanamo buriya bwoko bwa Yuda babujyana muri Amerika, aribo bari birabura bari hariya. Izi ntambara zose rero ziri kuba, umuhanuzi Ezra yarazibonye, arazerekwa, yerekwa ibishirira bizaba byaka uruhande rumwe n'urundi bisubizanya, bimwe bizimanya, akaba ari byo mwatangiye kubona byatse nk'umuriro w'inyenyeri muri la minsi yashize. Nako ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya, ibi ni ibintu bahinduye ku buryo utazi ijambo nk'iri ry'umwimerere ntabwo ushobora gusobanukirwa ibiri kuba. Ariko Imana yaduhaye, idushoboza, iduha ijambo ryayo ry'umwimerere kugira ngo turigeze ku bantu bazaryumva. Ibi bintu bizagenda gute rero? Amaherezo urabona ko Isiraheli bazayihashya, kuko ubundi ntabwo ari Isiraheli nyasire, bari abantu bahijyanye. None nibamona bari kubahashya nibwo bazahita bahamagaramo Amerika ize mu ntambara byeruye. Ureke biriya yihishe inyuma ya za Ukraine, yihishe inyuma ya Israel, biriya bintu igenda irwana yihishahisha, no igomba kuzaza mu ntambara yeruye kugira ngo isenyuke ubuyobozi n'ubutware busubire mu Burayi. Indi ntambara ishobora kurota ari ikomeye cyane ni intambara iri hagati ya Misiri, Egiputa na Ethiopia, kubera rwa rugomero bari gukora nabyo bikaba ari ku mushake kugira ngo Misiri, Egiputa na isenyuka. Urabona Israel ifite umugambi muremure, bari abantu bafite umugambi muremure wo gukora Israel n'uko nabikweretse, kuko bashaka gukopera ibintu byo muri Bibiliya ngo batange Imana mbere yuko icyura ubwoko bwayo, noneho bavuga ngo umugambi w'Imana warasohoye. Niyo mpamvu bagomba kugira intambara mu Misiri, Egiputa naho bakayiteza ivuye muri Ethiopia, kubera ko Ethiopia niba karwa rugomero, abantu muri Misiri bazabura amazi, nibwo amapfa azatera. Misiri nayo ikavuga iti ntawe dushobora kwemera ko ibintu bibaho, byanze bikunze tujya mu ntambara yeruye na Ethiopia. Ibyo nabyo rero bikaba ari umugambi muremure abantu baba badakurikira. Ibyo bintu akaba ari ibintu koko byose bigomba kuba bigasora kugira ngo ubwoko bw'Imana busubirane ubutware. Impamvu rero yo gukora rugomero ni Amerika na Isiraheli bakoresha Ethiopia kugira ngo bikize Egiputa. Ibi nabyo byarahanuwe, tubirebe muri Bibiliya, Yesaya 19:4 kugeza kuri 5. Turebe abanyagiputa, nzabagabiza umutware w'umwaga kandi umwami w'umunyarugomo azabategeka. Niko Uwiteka Imana umwami Nyiringabo avuze, uruzi rudendeje ruzakama, uruzi rwa Nili rudendeje ruzakama, kandi uruzi rutemba ruzagabanuka. Urwo ruzi ruzakama kandi ruzagabanuka. Uko ruzagabanuka rero nibwo Ethiopia izahubaka rwa rugomero, noneho bikazatuma rwa ruzi rukama rugabanuka, akari rwo bazahita bajya mu ntambara. Ariko bikazaba byishwe inyuma na Amerika na Israel kugira ngo nabo bikize Egiputa, Misiri, kuko bazi ko byanze bikunze nabo bagomba kuyizana mu ntambara, kubera ko Israel ishaka kwikiza biriya bihugu byose kugira ngo idendeze ivuge ngo isoje wa mugambi w'Imana, kandi ni ikinyoma cyambaye ubusa, ariko tuzi neza ko bizatahurwa bidatinze. Kubaka rwa rugomero rero bakoresha Ethiopia, bakaba bashaka kuzazana Egiputa, Misiri mu ntambara. Ariko iyo urebye ukitegereza ubona ibintu bisekeje. Basenye Uburayi bumaze gusenyuka, bashinga Amerika, bahunga Imana, bashinga Amerika irakurikira imbaraga, twe tukagira ngo Amerika ngo ni inyembaraga ikomeye cyane. None ubu Amerika iri gusenyuka, babonye iri gusenyuka, bari gushaka ukuntu basubiza imbaraga he mu Burayi kugira ngo bakomeze izo mbaraga bazifite. Ariko uko ijambo ribivuga mu byahishuwe, ishyanga rizategeka ubwoko bw'Imana bwa nyuma byaranditswe, ni iki gihe turimo, byanze bikunze ntabwo bagomba kukirenza, kuko igihe cy'abanyamahanga cyararangiye. Ubutware n'ubwacu Imana yavuze ko nituyihindukirira tukayishakisha umutima wose, ubwenge bwose n'imbaraga zacu zose, izadusubiza ubutware. Ngayo nguko iki ni igice cya mbere, tuzakomeza ubutaha mbereke uko ibintu biteye. Ikaze ku ijambo ry'umwimerere, tubasangiza ukuri mwahishwe kuzabature. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.